uwo pasiteri nyine yarahunze. Yarahunze kuko ngewe nta muntu nigeze mubonana bitewe n'uburyo nagiye musanga kandi nari ndikubise. Ngewe numvaga wenda ntabwo nari nabona jenoside, numvaga wenda ko nabonaga kera umuntu utwite cyangwa uri kunda abantu bose baramwubahaga ukabona bamugiriye impuhwe. Nanjye rero mu kujya kwa pasiteri nagiye numva ari bungirire impuhwe. Ngewe muri gihe natekereza ngo wenda bashaka no kungeza kwa muganga kubera kwa muganga hari hano hafi mu Matyazo, kandi cyangwa se no kwa muganga kuri hopitale naho numvaga wenda bashaka kwangeza, wenda simbizi, umutima wanjye niko wambwiraga. Niyo mpamvu nitabaje kujya kwa pasiteri, ariko narahageze ntiyareba nuko meze ndikubise, ahita aranyirukana ndagenda nyine subira hanze. Urumva hari umuntu ari kubise nta nubwo banatekereza neza, hisa nyirukana nyine nanjye ndasohoka nyine njya hanze, ndagubye nzembagira hanze. Umupasiteri umwe wari waje hahungiye niwe wagize impuhwe, sinajyaga nibagirwa izina rye, Eliya. Urumva ari Eliya kuko iri zina rye sinjya ryibagirwa. Niwe wambwiye ngo nize anyereka ahantu anjyana, kandi yaraje nawe ahunga. Yarambwiye ati ngwino nkwereka ahantu kujyana. Yaranacumbagiraga umupasiteri sinjya nibagirwa. Niwe wanjyanye ashyikiriza ahantu hano muri sale yari irimo abarokore benshi, niho nabyariye. Yari umuhungu yari umukobwa? Yari umuhungu. Muri urwo rugendo wigeze umushakira izina? Izina naritekerezaga, numvaga ntabwo ninabona umwanya wo kumwita, ariko mu mutima wanjye amazina yari arimo. Ngewe numvaga muri jyewe namwise Masasu Uwiringiyimana Innocent. Hari icyo avuze ayo mazina? Amazina leta asobanuye? Baranshorera baranjyanye bangeza ahantu hirya, ahantu umugabo bitaga Murangira, barantereza mu Masaka. Bageze mu Nguti barambwira ngo ryama, ndaryama. Abantu mbashyira iruhande rwanjye batangira nyine barahondesha inyundo, barahonda nyine inyundo bakoraga kuri jyewe bashyira ku mwana, bakura kuri jyewe bashyira ku mwana. Byagezeho hano mu mutwe hari ahantu mfitemo ikinogo, bakoreshaga inyundo. Noneho abana baje guceceka. Ngewe koko abana barariraga nyine uko bahondaga barariraga. Ngewe mbonye bandyamishije ntabwo nongeye gutaka. Bahise noneho ubwo abana nyine bagezeho baraceceka, bacecetse baramanuka. Bamanukaga mbumva nari ntarahwana. Bageze hepfo mu muhanda hari umwana hari wari utarahwana ararira, ntabwo nzi uwo ari we. Arize baragaruka, hagarutse babiri. Umwe amuhagarara hejuru acugusa gutya umutwe arawunyeganyeza, arangije ahita atera icumu hano riratirimuka. Hanyuma ahita atera irindi hano mu rubavu mpagira icumu. Noneho arangije ahita ahonda, yongera ahonda mu mutwe. Ariko ubwo yateraga icumu atera n'aharitirimuka, undi ari gucimbagura abana banjye barabacimbaguye n'umupanga. Niyo mpamvu n'uwankomokaho n'uwo ari we wese namwigisha urukundo, kuko ibintu twakorewe ni bibi cyane, nta wundi muntu yabyifuriza. Dutangire ndagenda nkoriyanda uko ntangiye ikiganiro ushobora kugeraho nkakubaza ikibazo gutyo. Murakoze cyane. Marete, watangira twibwira amazina yawe yose, hanyuma ukaduha ishusho y'ubukana bwa jenoside muri kano gace, bwa jenoside yakorewe Abatutsi muri kano gace ka Matyazo, umurenge wa Ngoma, mu karere ka Huye. Tangira twibwira hanyuma twinjire mu kiganiro. Murakoze. Nitwa Mukakalisa Agnes. Jenoside yatangiye ntuye hano mu Matyazo, ariko hano gato hari ahitwa Ikaburemera, ko nicyo kimwe ni muri Matyazo. Kubera yuko bitangira duhunga tuva mu rugo
twaramanutse nyine tuza hano mu Matyazo. Jyewe ndi mu bantu bahise bajya haruguru hano ku rusengero, mwahabonye kuri ADEPR. Niho natururije turi kumwe n'abana twabanaga. Umugabo we yari yagiye imbere yacu. Twahunze yari kuwa mbere nimugoroba, turara mu rusengero buracya kuwa kabiri. Mu rusengero twaraye iminsi 2. Hanyuma kuwa kane mu gitondo nibwo namenye ko umugabo wanjye bamwiciye hariya kuri Foko. Ubwo twiriwe aho ngaho, hanyuma bigeje nimugoroba barahadukura, batukura mu rusengero baratuzamura ngo tujye ku mashuri. Ku mashuri rero bigeje nimugoroba jyewe niho natangiye kumva afite ibise nko mu masaa moya. Nyine ndamanuka mva aho ngaho bari badushyize mu mashuri, twari abantu benshi cyane. Hanyuma ndamanuka njya kwa pasiteri. Kwa pasiteri naho barahanyirukana, hari undi muntu w'umupasiteri wari uri ku ruhande anjyana ahantu muri sale yari irimo abarokore. Bigeje nko mu masaa 4 nari maze kubyara, niho batangiye kwica mu Matyazo. Isaha ya saa 4 nibwo batangiye kwica. Barishe bigeza mu gitondo nka saa 11 nibwo twagiye twumva nyine abantu bariho baramanuka, bari batarahwana neza. Badusanga muri iyo sale, bamwe harimo n'umwana wanjye mukuru. Umukozi niwe waje kuko yari yabonye aho ninjiye, arakomanga nyine ari guhamagara ngo nze nakire umwana wanjye. Barakinguye, ariko nyine bigeje nka saa 11, saa 12 nibwo baje baratubwira ngo naho baje kuhica. Nuko turasohoka, njyewe ninjiye muri wese niho niriwe, turi kumwe twari abantu bagera muri 5 n'urwo ruhinja nari nabyaye umukozi. Naho naje kuhava bigeje ku mugoroba kuwa 5, naho baje kudusakamo. Nibwo nahavuye ndamanuka, urumva ku rusengero niho haruguru, nibwo namanutse nza muri ino karitsiye. Karitsiye rero nahabaye, nabwo naje kuhava njya aho bita mu Mpungwe. Mu Mpungwe hari umugabo wacu, nabwiye hari ahantu ubwo nanamanutse njya ahantu hano hirya aho ku mugabo twaga kuba. Twari twarigeze kuba tuhacumbitse tutarubaka inzu yacu, niho nagiye baranyakira. Ariko muri uko kunyakira nyine ibitero byahoraga biza kundeba, twihisha bihadukura, tujyana kutwica, ngagarukira ku mwobo inshuro nyinshi. Bigezeho rero uwo mugabo arambwira ngo agiye kumperekeza, anjyana aho ngaho ku mugabo wacu. Nawe mfite umugabo wacu w'umuhutu, ni ukuvuga ngo mabukwe yari yarashatse ahantu habiri, yari yarashatse mu Batutsi ashaka no mu Bahutu. Ubwo rero umugabo wanjye nyine yari Umututsi, hanyuma ku mugabo wacu we yari Umuhutu. Twahagiye rero twahungiye rero, naho ibitero byakomeje kuza biza kundeba. Bigeraho ariko nta kintu byarandebaga, bakavuga ngo ndi Umuhutu, bakanyura bakagenda, hakagaruka abandi nabo bambaza nkavuga ngo ndi Umuhutu. Bati kuki basaza bataza kugutwara? Nkababwira ntibazaza, bakagenda. Ariko byagezeho nyine nabonaga barandetse. Uwo mugabo wacu niwe wantanze, arantanga nyine, baranjyana baranyica. Nanjye nari napfuye gupfa ndabizi, nazanzamutse nyuma kuko banyice nk'igihe cya saa 9 n'abana bo nyine barapfuye. Nazanzamutse nko mu masaa 5, ariko ndongera ngaruka ino mu Matyazo. Ino mu Matyazo naragarutse ndahaba. Ubwo naraje narorongotanye, ndongera ngaruka ahandi nari navuye. Noneho barambwira ngo hari abantu bari gutwara ngo ku kagari, ngo bakabajyana muri Croix Rouge kubera ukuntu nari nakomeretse cyane. Banteye icumu hano mu rubavu, umutwe bari bawangije, n'ubu harimo ibinogo.
by'inyundo kuko bakoreshaga inyundo ngewe banyica abana bo babacimbaguje umupanga. Ubwo narahabaye n'ibyo bikomere, ariko mpageze nkihagira baranyirukana ngo ntibashoboye kwirirwa bahamba. Hari umugabo umwe nahasanze niwe wavuze ngo nimumwihorere napfa turamwihambira. Twarahabaye rero turi kumwe n'abandi bantu benshi cyane, bakajya bagenda nijoro baza, ibitero bikaza bigatwaramo abagabo, bigatwaramo abagore bazi, ngiye ntago bari banzi cyane, bakabica nijoro. Bigeraho bakajya bakora amanama, bakadusohora mu kagari bagakora amanama, ubwo tukarara hanze, bugacya bakaza kutureba. Bahoraga baturinze kenshi, baza batwara abo bashaka, kugeza igihe noneho konseye uwo bitaga konseye Tanazi bamuhimbaga Kizenga, yarafungiye hariya ku Karubanda, ariko ubu yaracitse yarigendeye. Noneho araza aratubwira, bari bavuye mu nama i Butare, aratubwira ngo segiteri ye ngo nisigayeho umwanda. Baratubwira ngo saa 8 ntihagire umuntu baba bakibona aho ngaho. Ubwo nyine twariteguye tuzi ko tugiye gupfa nyine. Baraza ntago byegeje saa 8, bahereye mu saa 4 baza bashika abana b'abahungu babicira hano ruguru ku kagari. Ntago ari ubwa mbere mbivuga kenshi mu buhamya bwanjye. Barabica, bahiciye abana benshi, abagabo, abagore bazi, abana b'abasore, barabica. Nk'igihe cya saa 8 nibwo Kizenga yaje azana n'abandi bitaga ababojori ba Rufosi wayogoje ino. Barabica, noneho saa 8 baraza baradushorera, twari dusigaranye n'abantu b'abasaza n'abakecuru. Baradushorera baratujyana, batugeza nari ngeze ahantu ku gahanda hari haruguru umanutse ku kagari, mpita mpura n'umudamu wavaga inda imwe n'uwo witwa Rufosi wicaga cyane. Arambaza ngo ese ngo batujyanye he? Ndamubwira ati bagiye kutwica. Arambwira ngo ese ngo wabaretse bakagenda. Ubwo twavuganaga mpagaze, ariko abandi bo bakomeje babashoreye kuko twari dushorewe n'uwo witwa Rufosi, kandi Rufosi yari musaza w'uwo nguwo wari umuhagaritse. Uwo mushiki we yitwa Renata yaradufashaga cyane, yatuzanaga imvuzo zo kurya, akatuzanira udukwi, akatuzanira igikoma. Nubwo nafite agakombe ke yari yaratuzaniyemo, yampayemo igikoma. Ubwo rero duhagararanye nibwo abandi bahise babatwara, nibwo natandukanye nabo. Uwo mushiki wa Rufosi ahita ambwira ati wamanutse hepfo aha ngaha ntujyane nabo. Nibwo namanutse nyine nkajya mba hano mu bizu nyine byarimo abatutsi nyine barabishe, nkajya mbibamo, nkaba mu bihuru, kugeza igihe nyine numvaga ari jye nsigaye. Ndasohoka mvuga nibashaka bazanyica, kuko n'ubundi numvaga nta buzima ngifite. Ngenda rero mpura n'abantu twari duturanye kera, bakajya bambaza ngo bahe, nkababwira ngo mba mu bihuru. Byagezeho hari umugabo nyine witwaga Gakuba, nibwo nawe twakubitanye, arambaza ngo mba hehe? Ndamubwira ngo mba mu gihuru. Arambwira ngo ujye nza ngo ndare iwe, ngo ariko ngo mbyuke ngenda. Ndagenda iwe nkajya mparara, bakampa icyo kurya. Noneho kugeza igihe nkajya numva bavuga inkotanyi zigiye kuza, inkotanyi ziraje, nkumva ngezeho ku munota wa nyuma nyine numva inkotanyi zigeze Isave. Sinongera kuva iwe nyine, nanjye nkajya nigundiriza nuko. Ubwo rero inkotanyi zaraje nyine, zigeze ino baratangira barahunga. Ubwo twaje guhungana nabo, turagenda tugera ku Gikongoro. Ngewe narakomeje ngera ahitwa i Murambi niho navuye ngaruka ino i Huye. Ubwo nagiye mbivuga muri makeya, aho mushobora kumbaza murambaza nta kibazo. Ntarajya wenda ku mwihariko w'uko, cyangwa reka mbanze ku mwihariko nze gusoreza muri rusange ku bukana bwa Jenoside, ishusho rusange muri 1994 hano muri kano gace ka Matyazo ndabiherukirizaho. Ahantu wari utubwiye kwa pasiteri wabanje kujya bakakwirukana, nyuma ni umutima mubi bisanganiwe icyo gihe
baje kujya mu bwicanyi. Uwo pasiteri ni Gatisi byagenze bite? Se uwo pasiteri jyewe namushyira mu bisha, kuko mbese yari afite ubushobozi bwo kuba yahisha abantu, kubera yari umuntu ukomeye ku buryo n'abari bahari bari bafite igipfano. Hari abana twari kumwe b'abahungu, umugore we yari abereye nyirasenge yitwaga pasiteri nawe, niba nibuka neza niba yitwaga Tanazi nawe. Hari abana, yego hari abantu benshi, ariko harimo abana bafiri hano ruguru. Umugore yari abereye nyirasenge, uwo pasiteri nyine yarahunze. Yarahunze kuko njye nta muntu nigeze mubonana, bitewe n'uburyo nagiye musanga kandi nari ndikubise. Njyewe numvaga wenda ntabwo nari nabona jenoside, numvaga wenda ko nabonaga kera umuntu utwite cyangwa uri kunda abantu bose baramwubahaga, ukabona bamugiriye impuhwe. Nanjye rero mu kujya kwa pasiteri nagiye numva ari bungirire impuhwe. Njyewe muri gihe natekereza ngo wenda bashaka no kungeza kwa muganga, kubera kwa muganga hari hano hafi mu Matyazo, kandi cyangwa se no kwa muganga kuri hopitale naho numvaga wenda bashaka kwangeza, wenda simbizi, umutima wanjye niko wambwiraga. Niyo mpamvu nitabaje kujya kwa pasiteri, ariko narahageze ntiyareba no gukomeze ndikubise, ahita aranyirukana ndagenda nyine subira hanze. Urumva hari umuntu ari kubise, nta nubwo abanatekereza neza, hise anyirukana nyine, nanjye ndasohoka nyine njya hanze, ndagubye nzembagira hanze. Mu pasiteri umwe wari waje hahungiye niwe wagize impuhwe, sinajyaga nibagirwa izina rye, Eliya. Urumva ari Eliya, kuko iri zina rye sinjya ryibagirwa. Niwe wambwiye ngo nize anyereka ahantu anjyana, kandi yaraje nawe ahunga. Yarambwiye ati ngwino nkwereka ahantu kujyana. Yaranacumbagiraga umupasiteri sinjya nibagirwa. Niwe wanjyanye ashyikiriza ahantu hari muri sale yari irimo abarokore benshi, niho nabyariye. Pasiteri rero uwo Tanazi wayoboraga urusengero rwose, njye namufashe nk'umwicanyi, kuko nta cyiza nigeze mubonaho, kandi wenda ntiyari kubura impuhwe nk'izo uwo wazaga amusanga yagize. Mbere uwo mwana wari wabyaye cyangwa wabyaye yari umuhungu yari umukobwa? Yari umuhungu. Muri urwo rugendo wigeze umushakira izina? Izina naritekerezaga, numvaga ntabwo ninabona umwanya wo kumwita, ariko umutima wanjye amazina yari arimo. Njye numvaga muri jyewe namwise Masasu Uwiringiyimana Innocent. Hari icyo avuze ayo mazina? Amazina hari icyo asobanuye? Icyo asobanuye ni uko umwana yavutse mu masasu. Mu by'ukuri yavutse bariho barasa, kuko aho ndahumva. Uwiringiyimana. Uwiringiyimana ni izina rya se. Innocent naryo ryari izina rya se. Bya byago babajyana bagiye kubica, wari ufite abandi bana bangahe? Abo wibyariye cyangwa abo wareraga? Nari ndi kumwe, mva mu rugo nari ndi kumwe n'abana, yari umwana wanjye n'abasengeneza banjye babiri. Hari uwo twabanaga n'undi wari waje mpungiraho, n'umwana wandereraga undi. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze, nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, nkajya ntekereza ko narozwe. Nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike,
bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagimpande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Hanyuma rero aho ngaho hano ruguru nyine tuhavuye urumva ko nahavuye ubwo nanjye navuye mu ishuri twari turimo nyine ndikunda hanyuma umwana w'umukozi yaje kunkurikira aza kubona aho nagiye hanyuma abana babiri basenyeneza banjye umwe yaguye hano ruguru ku mashuri witwaga Jeanne Ingabire Jeanne d'Arc yaguye hano ruguru hanyuma hari undi witwaga Joseline wariho we nawe yavuye mu masasu nyine we yarafite imyaka 3 niba atari 4 we yabyutse mu gitondo ntabwo yarazi byabaye nyine batangiye kwica yaryamye ubwo yavuye mu ntumbi mbese abo abana babiciye hantu nawe bakwiciye ni bangahe? Ni babiri yari uwo nguwo wavukiye hano ruguru n'umwana wanjye w'imfura. Imipfire yawe hari icyo ubyibukaho? Ndabyibuka giye baraje ari nimugoroba ariko mbere yaho gato umugabo wacu ariko nkigerayo ubwo bantu bino baramperekeje barangeza aho ngaho kwa mugabo wacu yari umugabo wacu nyine yavaga indimwe n'umugabo wanjye noneho bahangejeje dusanga nyine bagiye gusenya kuri abasenyeraga abatutsi hanyuma baza kuza uwo mugabo wari wamerekeje aravuga ati rero uyu mudamu umugore wanyu turamuzanye afite ikibazo cy'abana uwo mwana mukuru yarariraga cyane kubera yari yacutse akiri muto n'ubuzima yari abayemo nyine bwari bwahindutse akarira cyane ati ikibazo n'uno mwana tubundi ati iwacu nta kibazo twari twaramwihoreye. Umugabo aranyakira ariko nyine haciyemo nk'iminsi nk'itatu cyangwa ni hafi cy'umweru haza umugabo wadukoreraga mu isoko umugabo wanjye yaracuruzaga mu isoko imyenda haza umugabo waducururizaga mu isoko aje yaraje kunsura yaramenye ko ndaho ngaho turaganira tugana ntago nahise nihisha narasohokaga kubera nabo bana noneho uwo mugabo aravuga abwira uwo mugabo wacu ngo uyu mugore ngo uzamugira umugore wa kabiri ngo uzamushyira ngo umugabo yari afite inzu mu Matyazo ariyo iyi turimo yari taruzura ngo yari afite inzu mu Matyazo ngo uzayimushyiramo ngo hanyuma uyimutungiremo ubwo uwo mugabo yabimbwiraga nkeka ko ariho byaturutse yabimbwiraga n'uwo mugore wacu yumva uwo mukeba wanjye guhera ubwo ngubwo nta mahoro nongeye kugira umugore wa mukeba wanjye akagenda akajya mu kabande guhinga agasiga nta kintu adusigiye tubwirirwaho inzara ikica abana turahaba tugezeho baravuga ngo uwo mukozi wankoreraga natahe arataha nsigara agiye nyine none ibitero bikajya biza kundeba buri munsi ariko byaza bigasubirayo byagezeho rero hari igitero cy'umugabo witwaga Jerome wicaga cyane hari nka saa 9 nicaye hanze mpetse umwana mukuru niwe wandushyaga cyane noneho nagiye kubona mbona uwo mugabo wacu araje azanye n'uwo witwa Jerome barambwira ngo uwo Jerome arambaza ngo naye nicaye nk'uko nicaye ariko mpetse umwana nicaye ku ntebe nyine ya chaise hanze arangije arambaza ngo uri umuhutu ndamubwira ngo yego ndiwe arandeba arangije arambwira ngo uwo mubiri ntago ari uw'abahutu ndaceceka nawe yarangije arakomeza arandeba umvana kwinangiza ku mutwe ari kundeba arangije ahita agenda uwo mugabo wacu aramuherekeza naye nicaye nyine bari bafite urugo gutya haruguru gato hari umuhanda urugo ruri munsi nyine nka ruri munsi y'umuhanda umugabo wacu aragenda ubwo naye nicaye izuba ryaje kuhava ndimuka negera urugo ku buryo buri muhanda atambonaga umugabo wacu yaje kugaruka asanga abagabo ku irembo bari baturanye aramubwira baramubaza ngo se waruherekeje Jerome ndi ngo yaje kureba uriya mugore wa Nuseni ngo azaza amutwara amwice ngo n'umundi ngo n'umugabo we nta mafaranga yasize narabyumvise mpita ngira ubwoba noneho bigejeje nijoro ndamubwira ngo ndashaka kuzataha iwacu arambwira ngo ese ngo iwanyu hari umuntu uriho ndamubwira ntariho ariko numvaga gusa nshaka kugenda ariko n'umundi numvaga ntazi aho ngiye nyine
ari ugupfa kubivuga kuko bari nari maze kumva ko uwo mugabo azaza akantwara. Yarambwiye ngo nimbe ndetse ngo azashakira abamperekeza. Haciyemo nk'iminsi 3 arambwira ngo ejo ngo tuzaguherekeza. Noneho ari nimugoroba byari bigejeje nka saa 12 nari mpetse umwana mukuru kuko nahoraga muhetse yahoraga arira. Ndagenda njya hanze ngiye gukaraba kuriya nyine inzu za kera zari zimeze nyine umuryango hariya n'undi hariya. Ndagenda njya gukaraba ndi gukaraba ibirenge. Ndangije ngiye kumva numva umugore arambwiye ngo ngwino witabe. Mu by'ukuri ntabwo ibintu by'ubucakura n'ubusaje ntazi ubucakura numvaga ngiye kwitaba umugabo we kugira ngo ambwire mbese uburyo azamperekeza. Nibyo byahise biza mu mutwe. Narinjiye nyine asigara ahagaze ku muryango kuko yari afashe umuryango ambwira ngo ninze nitabe. Ndinjira ndakomeza habanza agasa rimwe ndayirenga ngera mu yindi. Ngeze mu yindi sanga uwo mugabo wacu na wa wundi Jerome n'abandi bahungu 2 nababonaga baje kutubumbira amatafari mu rugo twubaka. Noneho mpita nsanga nyine uwo mugabo wacu ahagaze nk'ara ku muryango gutya kuri uyu muryango wo hino, uwo Jerome ahagaze ko hakurya n'abo bahungu 2 bari inyuma y'uwo Jerome. Uwo mugabo wacu ahita afata akaboko gutya arambwira ngo ngwino tugushyira abandi. Uwo Jerome yari afite umupanga, uwo mugabo wacu afite inyundo. Abahungu bari hirya 2 nibo bafite inkoni. Noneho mpita ndamufata gutya mu kizigira n'amaboko yombi. Mufashe uwo Jerome nawe ahita afata ukundi kuboko baratangira barankubita inshyi mu matwi, barankubita umwana wo mu mugongo wavamo yitura hasi. Barankubita ubwo niko natakaga aho bigeze ndababwira ngo nibandekure mbahe amafaranga. Uwo mugabo wacu arambwira ngo urayafite? Ndamubwira ngo yego ndayafite. Hakaba amafaranga nari narasigaranye nagendanaga 30,000. Arambwira ngo ningende nyazane. Nyine ndagenda ninjira mu cyumba aho nararaga ndayazana ndayamuha. Arambwira ngo naya. Ndamubwira ati nyongerera. Arambwira ngo tugende ngo tugushyira abandi. Ubwo nyine barakomeje barankubita. Umwana nyine yari yatakaye hasi, yari warira hasi. Ho bigeze nyine nanjye umutima wanjye numvaga ndi burwane nabo ku buryo banyicira aho ngaho. Ntabwo narwanaga nabo ngo ndabarusha ingufu, ariko nagira ngo nyine banyicira aho ngaho wenda n'umuntu uzabare nkora zumve ko naguye aho ngaho kwa mugabo wacu. Noneho babonye nabananiye baranterura. Umwe baterura hano maguru, abandi baterura hano. Umva bari 4 baranjyana bagiye kugeza kuri porutaye. Umugore arababwira ngo musize n'uruhinja mu nzu. Iryo jambo n'iryo jwi yabimbwiranye sinjya mbyibagirwa. Ntabwo njya mbyibagirwa. Hari abantu bajye bavuga ngo ndabeshya. Ntabwo njya mbyibagirwa. Iryo jwi ukuntu yabivuze ngo musize n'uruhinja mu nzu. Noneho ubwo babahungu 2 uwo nguwo Jerome yahise avuga ngo mugende mu ruzane. Noneho ubwo bahise bampagarika gutya hasi, uruhinja baragenda bararuzana. Umugore niwe wagiye araruzana mu nzu arurekurira hejuru y'undi aho yari ariho arira. Noneho babahungu basubirayo kubazana, babazana babacuritse, kamwe bagacuritse gutya mu kaboko kamwe kandi akandi. Noneho ubwo abandi nyine bari basikoma bangejeje mu muhanda barambwira ngo fata abana bawe. Ndabafata. Umwe nyine yari afite nk'ibyumweru nka 2 niba atari 3, ariko 3 sinzi ko byari byakagera. Uwo wundi mukuru yari afite umwaka n'amezi 2. Barambwira ngo urongera kurwana. Ndababwira ngo hoya ntabwo nongera kurwana. Baranshorera baranjyanye bangeza ahantu hirya ahantu umugabo bitaga Murangira. Barantereza mu Masaka. Bageze mu Ngoti barambwira ngo ryama. Ndaryama.
abantu mbashyira iruhande rwanjye batangira nyine barahondesha inyundo barahonda nyine inyundo bakoraga kuri jyewe bashyira ku mwana bakura kuri jyewe bashyira ku mwana byagezeho hano mu mutwe hari ahantu mfitemo ikinogo bakoreshaga inyundo noneho abana baje guceceka njye si koko abana barariraga nyine uko bahondaga barariraga jyewe mbonye bandyamishije ntabwo nongeye gutaka bahise noneho ubwo abana nyine bagezeho baraceceka bacecetse bamanukaga mbumva nari ntarahwana bageze hepfo mu muhanda hari umwana hari wari utarahwana ararira ntabwo nzi uwo ari we arize baragaruka hagarutse babiri umwe amuhagarara hejuru acugusa gutya umutwe arawunyeganyeza arangije ahita atera icumu hano riratirimuka hanyuma ahita atera irindi hano mu rubavu mpagira icumu noneho arangije ahita ahonda yongera ahonda mu mutwe ariko ubwo yateraga icumu atera n'aharitirimuka undi ari gucimbagura abana banjye barabacimbaguye n'umupanga ubwo yongeye guhonda hano mu mutwe kuko n'ubundi hari habaye ikinogo ntabwo nongeye kumva mu by'ukuri urupfu ndaruzi jyewe narapfuye kuko numvise mbaye akantu gato numva ndagiye sinongera kumenya ubwenge nongeye kugaruka nyuma nongeye gukanguka ndeguka numva ndacyahumeka ndicara narabanje ndicara akanya ndangije nyine ndahaguruka ndagenda nagiye ahantu bari inshuti zacu nagiye ahantu bari inshuti zacu ngiye umugabo waho nyine kubera ukuntu nari meze yarambonye andebeye mu kirahure ahita asubirayo nari ndihumva amaraso ahantu hose nambaye n'ubusa asubirayo mbona agarukanye n'umugore barakingura barandeba umugore aravuga ngo ndabona aranyesi ngo mubabarire umukingurire barankingurira niho naraye ariko barambwira ngo nyine umugabo yarambajije ngo ninde wakugize gutya ndamubwira nyine ni Ngirosanga na Jerome kuko nibo nari nzi umugabo wacu niwe witwaga Ngirosanga ubwo nyine bwarakeye arambwira nyine ngo ningende ngo ndebe ahandi hantu njya ngo batazasanga aho ngaho nibwo nakomezaga rero ngaruka ino mu Matyazo nibwo nakubwiraga nagiye aho ngaho ku kagari nyine ku kagari nahabaye bica abantu benshi ariko ubwo iryo joro nyine batwica mu Matyazo bavuye hariya saa 11 bahita bajya hariya mu Matyazo naho ku dispensaire ahantu batubwiye ngo abantu baravuze ngo urabeshya aho hantu bavuga ngo urabeshya ni hehe ni ibintu bijya bimbabaza jenoside ikirangira uwo mugabo yaje kuza avuye ku Gikongoro ndamutanga hanyuma hari umugabo wacitse ku icumu witwa Mudatsikira Mudatsikira ubwo n'umugore urumva mu by'ukuri niba ngiye ku bwanjye n'umugore numva yarishe kuko iyo adatanga uwo mwana ngo asohoke yenda yari kuzabaho noneho urazi ko jenoside irangira bavuga ngo umuntu ngo agomba gushinjwa ngo n'abantu ngo 5 birambabaza ubwo ngubwo uwo Mudatsikira nyine kubw'inyungu yenda yarabifitemo simbizi yaragiye nyine akajya avuga ngo ndamubeshyira ajya muri gereza nyine yarafite ubushobozi yarabangwa ngo aravuga uri kijyana njye nta bushobozi nafite nta muryango nanifite naho nanisigaranye nyine aramufunguza
umugore afungurwa gutyo, ku buryo nyine bashatse no kumuguza ino nzu. Inzu nyine niyo twe twarubatse n'umugabo, urabona ko itanuzuye, nyine nabuze n'ubushobozi bwo kuyuzuza. Noneho nyine umugore bamufungura gutyo. Nyine n'icyo gihe bavugaga, agenda akavuga ngo ndabeshya, abwira abantu, ariko abantu nyine nagendaga mbibwira nabo ku buryo ikintu avuga ngo urabeshya ni uko avuga ngo ntabwo yavuze ko umwana bamusize mu nzu, ariko yemera ko umwana umugabo we yamwishe, bamwishe. Sinzi nabyo niba byemera, mudatsikira nta wari uri no mu by'ukuri. Yahunganye n'abatutsi bagiye i Burundi, aragaruka. Ntabwo jenoside yarabaye ahita ahunga nk'uko abashoboye guhunga bose nyine bahunze bakajya i Burundi. None se amakuru y'ino bayabwirwa n'iki ko byibuze atarokokeye nino ngo abe yabara n'izo nkuru avuga ngo wenda niyo yaba azibeshya, ariko avuga ngo yaranahari. None niyo yaranahari. Noneho nanjye narabatese umuntu wari uhari banyica, wari uhari muri urwo rugo uzi amakuru yanjye ku buryo yayabwira n'ubuyobozi bukayemera kurusha njyewe byabayeho n'indi. Porokireri witwaga Sama Ntete niwe ari porokireri wa Butare. Nyine baranzingitiranije hano i Huye, ndisobanura ariko nta jwi nari mfite, banga kunyumva. Nkomeje nteye hejuru, porokireri arambwira ngo nzaze kumureba. Ngiye kumureba arambwira ngo nigende ngo ndebe ngo umugabo bitaga Kagiraneza niwe wari porokireri. Kagiraneza naragiye nkajya numva aranjyana mu bindi, aho kugira ngo yumve icyo mubwira, ahubwo akanjyana mu bindi akambaza ngo ese ngo ntibakubohoje, ngese ibiki mbona nyine nta kamaro amariye, ndabyihorera kuko ibyo kubohoza ntabwo aribyo byari binjyana. Ahubwo nzi ko ndi bukubaze Jerome na wa wundi mugira wa mugabo wanyu na ya nterahamwe yindi bo babonye ubutabera barahanwa byibuze. Jerome ngo yarapfuye, ariko umugabo nyine we baramufunze, nawe yaguye muri gereza. Ntacyo, buriya Imana isumba byose. Ishusho rusange ya Matyazo muri jenoside, bariyeri byari bikomereye hehe, byari bimeze bite? Jyewe nibanze muri iyi santere nyine ya Matyazo. Urumva nabaye ku kagari hano haruguru, ahantu ngira ngo mwahabonye ahantu mwakatiye, hari bariyeri yabagaho abasirikare hafi umusigiti. Hafi n'umusigiti, ahantu wakatiye muri aka gahanduza neza hariya hari bariyeri utashobora gucika. Haruguru yaho aho bita ku Kamatyazo hari indi bariyeri zigera muri ebyiri. Hari bariyeri yajyaga ku murenge wa Huye, hari n'indi nyine yazamukaga aho bita ku Kanazi, naho hari bariyeri. Noneho hakaba bariyeri yindi yabaga hano mu Matyazo kuri santere ya Matyazo, hariya mbese hafi y'ibagiro. Hafi y'ibagiro naho hari bariyeri. Noneho hano kuri santere neza hari imodoka zikatira, urahabona ku muhanda ugitonga n'ukomeza uza hano. Hari ahantu neza ku gasantere mo nyirizina hagati, naho hari bariyeri. Iyo bahitaga kuri Pipisi, hari kiyosike yitwaga Pipisi ya Sprite, naho hari bariyeri. Ho hanaguye n'abantu benshi cyane, twarabataburuye ahantu. Ubu hari umugabo witwa Olivier, twakuyemo abantu benshi cyane, babajyanaga bababwira ngo babajyanye Kinihira, kubera yuko n'ubwo abo batwaraga baratubwiraga ngo nimuze toshyire bene wanyu, ngo tuburize ibisi ibajyana Kinihira aho bene wanyu bari. Kandi iyo ibisi nyine cyari icyo cyobo barohagamo abantu, twabakuyemo, nanjye nakigarukiyeho. Rero byari bikaze hano mu Matyazo. Urumva ayo mabariyeri yose ntawe washoboraga guhita ngo ube waba ugere Ngoma, cyangwa se ube warenganya uvuga ngo uragenda hariya hose hari amabariyeri. Nyuma nko muri Gacaca, amazina y'interahamwe zikaze zije abatutsi muri iki gice hagarukamo nk'ayahe? Hari yenda ndashobora kugenda amenya nk'izina rimwe. Nta kibazo.
hari umubojori witwaga Alphonse, we numva ko agifunze. Hakaza witwa Janvier nawe wari uri mu bayoboye ibitero afungiye Karubanda. Hakaza witwa Kisenga Tanazi. Hari undi mugabo witwaga Jerome wo hano kwa Inani, nawe nta rindi zina rye nzi. Nawe yazaga bambaye ibikote nijoro bibagera hano hasi ku birenge, bafunze n'ingofero. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Bakaza nyine bagutubwa ngo nitweguke barebe ufite mbese izuru rigaragara, bareba abagabo, bareba abo bazi. Uwo Jerome kwa Inani nawe ntago njya mwibagirwa kuko nawe yatundaga abantu benshi. Ari kumwe na Kisenga n'uwo Alphonse, abandi bari benshi ariko ntago nkibizi. N'abandi ba Jerome harimo na wa mugabo wanyu. Uwo mugabo Jerome ubwo noneho aho ngaho banyiciye aho bita mu Mpungo kuko nayo nagiye navuye mwaka kagari. Jerome uwo nguwo wicaga cyane yari ahantu mu Mpungo, ngo yari yarabaye n'umupolisi nuko numvaga bavuga. Urugendo rwo kuva mu Matyazo kugira ngo uzagere Murambi ya Gikongoro, rwo rwakubereye rute? Twaragiye ni kure uko biri kose, ni kure kuva i Butare ujya Nyamagabe, niyo harimo twarabanje duca Ikibeho n'amaguru. N'amaguru. Twavuye no nyine turari hano hakurya biti Kaburemera, turava turaraho bita ku Rukara, turagenda tugera ahantu biti Buhoro. Niho naraye, naho niho nari ngiye kugirira ibibazo kuko hari umugore waje aje kwahira ishinge nimugoroba, arambona. Ambonye yaragiye abwira umusaza we ngo hano hepfo harimo inkotanyi. Ariko ubwo amahirwe twari tugiye kuharara ndabyibuka. Uwo muhungu yaraje ashakisha ngo hano hari inkotanyi. Umudamu umwe arambona ahita ambwira ati jyama hano, ahita anyorosa ikiringiti. Umuhungu arashaka araheba, niba arasubiyeho kubwira umushiki we ngo bagaruke banshake. Noneho abasirikare b'interahamwe babaraje. Nagiye kumva numva baravuze ngo muraryamye ahangaha, inkotanyi zageze hano i Huye, ngo zitumanuye hano i Huye, none namwe muryamye ahangaha ngo muhaguruke. Bari batangiye guteka. Ubwo twahise nyine uwo mudamu wese mbwa ati byuka tugende. Nyine duhita tubyuka, ubwo turagenda turakomeza nyine tugera Ikibeho. Kibeho niho twabaye, naho bashaka kwanyicira. Nyine naramaze kubonana na kakana nyine, wako kana ka musaza wanjye. Ikibeho niho twavuye tujya i Murambi, ariko twagiye mu modoka y'Abafaransa tugera i Murambi. Abafaransa n'Abafaransa? Yego, nyine babanje kwanga kudutwara, ariko hari umumama wakomeje asabira imbabazi nako kana arabinginga. Najya kurira bakamanura, akana bakurije. Umva nyine byabayemo ibihe birebire, ariko byaje kugeraho baranyemerera baratujyana batugeze i Murambi. Niho nashoboye guhurira n'abantu babanze. I Murambi igice kinini cy'abantu barokokeye muri aya majyepfo, ntabwo ari igice kinini ariko abo mu majyepfo barabizi. Murambi hari hahungiye, hari Abatutsi bari bahahungiye mu minsi ya nyuma y'imirwano. Ingabo z'inzirabwoba zari za leta y'u Rwanda icyo gihe, uko zagendaga zisumirizwa n'ingabo z'inkotanyi. N'abari bari mu gice kitahigwaga, hari abagiye bahungira hari i Murambi. Rero ibyo ndabizi, nagira ngo ngeze aho ngaho abazi iyo nkuru. Hari hahungiye abantu benshi mu buhamya twagiye tubiganira.
mu minsi ya nyuma ku buryo harimo abahutu harimo abatutsi harimo iki ndetse n'ubu reka tugere kuri wowe inkotanyi zagusanze Murambi ryari byagenze biti? Jyewe nabaye Murambi ndatekereza nahabaye nk'ibyumweru 2 hanyuma haza umuntu sinibuka uwo ari we gusa mu matwi yanjye numvise ngo abashaka gukomeza kugenda muri Kongo ngo n'abashaka gusubira i Butare ngo baze. Noneho icyo gihe nyine twariteguye hari abantu nari maze kumenya b'iwacu hari nk'abana 2 twari tumaze guhura bavuka iwacu ku murenge, noneho baratubwira nyine ngo abashaka kugenda gusubira i Huye ngo baze. Batwuriza imodoka y'Itoyota ndayibuka yari itwawe n'umugabo hano haruguru witwa Songa, niwe watuzanye atugeza Ikizi. Nibwo twabonye inkotanyi nyine tugeze Ikizi ahantu ku iteme rya Mwoga hari, nibwo twabonye abasirikare b'inkotanyi. Ikizi twavuye n'amaguru tugera i Huye. Bwa mbere ubona inkotanyi wabonye bameze bate? Nabonye ari abantu bafite impuhwe bafite urukundo kuko bari batwishimiye cyane nyine twumva ubuzima bwongeye kugaruka, turagenda tugeze Ikizi duhura n'abandi bantu bacu benshi igihe nabonaga ari benshi, tujya gukura ibijumba mu kabande turaza turateka, mbese byari ibyishimo kuri twebwe. Zubi inyuma gato yabwo turi gusatira kurokorwa neza twinjira mu buzima. Reka nsubire inyuma gatoya. Agnes w'umubyeyi wabyariye mu guhigwa muri jenoside n'agahinja n'ibyago n'ibibazo no kubabara, ababyeyi cyane cyane barabizi barabindusha ku mubyeyi. Ishusho yawe muri icyo gihe uhigwa wabyaye agahinja n'iki witekereje wishushanyirije uwumva ubuhamya bwawe wamubwira iki? Ibyo byose byambayeho ni byinshi, ubwo hari n'ibyo ntakubwiye. Maze kubyara naje kuba hano hirya gatoya, nkihagera umuntu araza aratubwira ngo ako kantu ntikajyaga kancika, sinzi impamvu kancitse. Aratubwira ngo b'abasirikare ngo babaga baracimbukiye amaguru ku rugamba ngo nibo baje ngo kutwiyicira ngo hamwe n'abantu baduhishe batubitse. Ubwo twaramanutse n'uruhinja n'uwo mukozi n'umwana mukuru turamanuka tujya mu gihuru. Tugeze mu gihuru wa wundi watwohereje wavuze ngo ibyo byacimbutse amaguru ngo biraje, ahita yohereza igitero. Acyohereje kiraza, noneho ubwo kubera nari namanukanye n'abo bana banjye, uwo mwana mukuru ararira, noneho babandi ko twamanukanye n'abandi umudamu nawe wari ufite abana bagera muri 7 b'abatutsi ariko hari umutukazi, noneho bari bishana mu gihuru bishanye na wa mukobwa wanjye umukozi wanjye mukuru. Arangije umwana ararira ariza ati tubare tuve iruhande, amunzaniye muhereza rwa ruhinja. Noneho uwo mwana naramuteruye mwigije ahantu hirya gato ku igihuru bita Amaviya kuko sorry nari nabyibagiwe kandi mba numva mu buhamya bwanjye ntagomba ako kantu ntagasiga. Noneho nageze ku giti bita Amaviya kuko gigira utuntu tw'utubuto, ndadutotora umwana ari kurira ndushyira ku kiganza ndatumuha, mbona aradutamiye araturiye, sinenzi ko turibwa ariko abana numvise avuga ngo turaribwa, mbona araturiye. Arangije mbona asinziriye mu gituza, ndamuheka arasinzira. Nicaye nagiye kubona umva hirya yanjye ngo uru ruhinja ni urwande, ngo se w'uyu mwana ari hehe, ngo nyina w'uyu mwana ari hehe, bahita babavumbura. Nanjye mba ndumvise nzamuka gatoya, nzamutse gatoya nabo baba barabashoreye, tuzamuka babashoreye, ndahita njya mu rugo ruri hano hirya gatoya ninjira mu nzu. Barangije umugore waho aravuga ngo barasohotse ahuye na cya gitero, bari kubaza batatse uwo mukobwa w'umukozi ngo nababwiraho nyina w'urwo ruhinja ari naze. Noneho arabwira ati se nimbereka nyina nta kintu umutwara, ngo nta kintu tumutwara. Abarambwiye ngo nisohoke, ndasohoka mpetse wa mwana nyine. Bahita baradushore batujyana kuri icyo cyobo nakubwiraga bavuga ngo ni bisi ngo ijyana abatutsi Kinihira. Ubwo nyine twahavuye naho uwo mugore yisobanuye ngo turabahutu, tubona baraturekuye. Nibwo navaga aho ngaho nyuma yabwo nibwo nagiye mu Mpungu. Warumbajije uti wiyumva ute, byakira ute ibyo bintu byose wahuye nabyo?
mu by'ukuri narabyakiriye kuko igituma mbyakira ni uko ntabwo ari ryo jyenyine byabayeho, hari abandi byabayeho benshi narabyakiriye kandi ikijya kinshimisha ese Nuko- mama Rire karame. ikigushimisha ndakazirikana ndahagaruka nkawe ahantu wibuka uvuga uti aha hantu iyo mpatekereje ibyago biruta ibindi wigeze guhura nabyo ukavuga uti byari birangiye ahantu nk'hatatu uvuga uti ahangaha ni ku rupfu rwanjye ahangaha ndahazi ni hehe? Aho ngaho yewe nagiye si ubwo ndahakubwira gute ko ari henshi, ni henshi. Hari ubwo bagira gutya bakanturumbura hakaza nk'umuntu akambona. Hari urupfu nanone nakiriye hano haruguru aho bita ku Kamatyazo, umuntu ambonye ninjiye mu rugo rw'umuntu ahita azana umupanga asanga nicaye ku muryango, aho naho sinjya mpibagirwa, asanga nicaye ku muryango ku rubaraza azanye umupanga kandi yari interahamwe ikaze cyane, aravuga ngo nje kureba umugore uje aha ngaho afite umupanga mu ntoki mwibonera. Urumva aho byari birangiye ko ari guhita anyuzeho bikarangira. Aho nari ngiye si bwo nari ngiye kureba ngo akana kahakoraga k'agakozi katurukaga mu bice by'iwacu, nyine nabaga nabuze aho njya ari ukugenda gutya nzunguruka ndebe ko bwakwira. Ubwo nyine nari mpagiye, uwo muhungu ahita mbona, ariko ni nk'umuntu wari umutungiye agatoki, ahita aza aravuga ngo umugore winjiye aha ngaho. Nicaye ahantu ku rubaraza sinjya mbyibagirwa, hahita haza undi mugabo yari muramu wo muri urwo rugo, aravuga ati shawe uyu mudamu wamwihoreye ko atari uwino ko ari umuhutu, wamuretse akisubirira aho yari ari. Ankingira ikibaba gutya, ndongera ngaruka muri aka gace nyine bari baranyihoreye, bari bazi ko ndi umutukazi wigendera gutyo wiciye umugabo n'abana. Urwo ni urupfu ndashobora kwibagirwa narwo, n'urwo rwo mu mpungwe nakubwiye aho banyiciye abana, nyine ho nari napfuye byarangiye. Naho icyo gihe nabwo badushoreye batuvumbuye mu gihuru hano hepfo, nabwo twaragiye twagarukiye ku cyobo. Icyobo cyari kirunzemo abantu, nabwo twakigarukiyemo. ese hari umubyeyi wigeze kuba hafi mu gihe cyo kubyara? Arahari n'ubu ariho. Twamushimira. Media rwose yaramfashije kuko ibintu byo kubyara nari mbyaye bwa kabiri, ariko n'ubundi numvaga ntazi ibyo ari byo. Yarambwiraga ati pfukama. Nabyaye bwa mbere mbyariye kwa muganga, kubyarira mu rugo wambwira ati pfukama, numvaga ntazi ibyo ari byo ngapfukama. Ariko nyine Imana yaramfashije, ntabwo inda nayitinze kuko yamfashe nko mu masaa moya, saa yine mba ndabyaye. Media muri inshuti muragendanira? Media ntabwo dusurana gutya, ntabwo, ariko iyo duhuye icyo kintu arakizirikana nanjye ndakizirikana, no mu buhamya bwanjye ndamuvuga kuko niwe wafashije kubyara hano ruguru. Oya, gushima ni indangagaciro nziza cyane. Tukaba tugeze rero, nubwo ibyago byari bimeze bityo, wari ugeze ahantu avuga uti nubwo ukababaro nuko akababaro utariko icyiza naho nakurogoye. Yego, twahuye n'ibyago. Ikijya kinshimisha ni uko twatsinze, inkotanyi zatsinze. Hari ubwo nabaga nicaye ahantu ndundaraje, bakaza nyine bakaza bigamba ukuntu abantu bashize, ukuntu hari umugabo wigeze kuzitwara karaveri w'ahantu hariyirukira, sinjya mwibagirwa. Umugabo yaraje nyine ntiyarazi, nyine nicaye aho ngaho, yabaga aje nyine mu bacuti be n'iki, aravuga ngo abatutsi basigaye hariya muri biriya bisi bya Rukara, ngo bazabatwika, ngo bazatwika ibisi, ngo abatutsi barimo bapfe, ngo abandi basigaye bagende muri bisineye. Bigamba ko nta mututsi usigaye. Ariko iki kintu kijya kishimisha nuko n'ugiye kumva nkumva ngo inkotanyi zaje, baravuga ngo zarapfuye, ngo zaguye mu birunga, ngo zaguye, nkumva ziraje. Zaza, ikintu kijya kinshimisha mu buhamya mpora nkivuga, ni ukuntu nabo bahagurutse mu ngo zabo bakikorera ibyo bikorera basahuye, tukagenda jyewe mu kujyana nabo. N'ubundi numvaga nta muntu wasigaye, numvaga nta mututsi wasigaye, kuko hari umuntu wigeze kumbwira twicaye hano haruguru, arambwira ngo abantu muri Nyaruguru barabatwitse, ngo babaye ivu. Muri Nyaruguru niho mvuka. Ubwo rero nyine numvaga n'ubundi ko nta muntu wasigaye. Noneho turahunga, bakavuga ngo duhunga, baravuga ngo inkotanyi zaravuze ngo zizabagarukiriza mu Kivu.
mu by'ukuri numvaga ngiye kubaho, numvaga nta kintu bikivuze, sinatekereza ko nabaho ngo ubuzima bwongere bugaruke, numvaga nyine nishaka nzaruhukiye nanjye muri icyo kiva, ariko njyanye nabo batumvise nabo ko bagumye mu byabo nk'uko babitumeneshejemo. Turagenda nyine bagenda bavuga ngo bazaruhukira mu Kivu, nk'inkotanyi zaravuze ngo zizabagarukiza mu Kivu. Nanjye naragendaga nishimye rwose, duhunga nari mfite umunezero. abo uri kuvuga mwahagurukiye rimwe abatarahigwaga bikanze nk'inkotanyi zije bagahaguruka? Yego, abatarahigwaga harimo nyine naho narindi nyine uwo mugabo nakubwiye wari waranyemerera akambwira ati uzajya uza uryame ariko byuko ugenda batazamenya kuba hano. Ubwo byagezeho nyine ndahigundiriza nkahirirwa nyine nkanahara. Nicyo gikundi se niryo tsinda ryagiye rikagira i Murambi? Twatandukaniye Kibeho. Mwatandukaniye Kibeho. Kibeho niho wahuriye n'Abafaransa babajyana i Murambi. Ndagira ngo mbere y'ubutumwa twabwira abatoya, ubutumwa bagomba kuzirikana, ubu ngubu umerewe ute? Warokoye utuhe twana, tumerewe dute? Umerewe ute wowe? Abana banjye nari mbyaye kabiri nyine bose barabishe. Ariko nyuma naje kwishumbusha akana kamwe k'agakobwa. Ubu kari kageze mu wa 4 segonderi nyine, korona itaraza. Mumerewe mute na rirete? Turaho, turakomeye, ariko hari na musaza wanjye yaje kurokoka. Nawe hari umwana we waguye hano haruguru, twari turi kumwe. Turaho, turashima Imana mu bukene bwacu nyine busanzwe. Urugendo rwawe rwose ruhuye n'urw'abatutsi bose mu gihugu barokotse. Dushimire inkotanyi. Ijambo ku nkotanyi. Yego, inkotanyi zirakabaho, zadushubije ubuzima nk'uko mpora mbivuga, nk'uko n'abandi bahora babivuga, zatugaruye mu buzima, umuntu yongera kubaho. N'ubundi icyo gihe umuntu ameze gutyo wumvaga kutazongera kubaho. Ngewe harubwo navuga ngo twaturutse muri Bisiniya, nkicara nkibaza aho ngaho muri Bisiniya hariho nyine amateka ntabwo nari nzi ibyo ari byo muri Bisiniya, ntabyo nari nzi. Nkibaza nyine ukuntu twavuye muri Bisiniya, nkumva nta maherezo, nkumva nta muvandimwe numvaga uriho, uretse n'umuvandimwe nta n'undi witwaga ngo Umututsi numvaga uriho. Ariko inkotanyi zije nyine tugarura ubuzima, twongera kubaho. Ngo zije nyine nibwo twagarutse hano i Butare, nongera kubonana na musaza wanjye yari yarabaye ikimuga kubera guhunga nyine mu buhungiro. Yari yaramugaye ariko nongeye kumubona. Nari mfite basaza banjye 6, njye nari umwana wa 7 w'umukobwa umwe. Barapfuye rero hasigara umwe. Turakomeye. Abana batoya, ababyiruka bumva ubuhamya, bukumva amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, bakumva ukuntu ubumwe bwigize kubura mu gihugu, ironda akarere kiganza, ubutabera bukabura, ikibi, umwijima ukaba bari gutera mu Rwanda. Nk'umubyeyi, abana batoya wabahuye butumwa? Ubutumwa ni abahantu kugira urukundo. Ibyabaye byarabaye, turabyakira, bitugirira nabi, tuba nabi, ariko dufite umutima muzima. Nubwo twararokotse twahuye n'ibibazo, ariko dufite umutima muzima, dufite umutima w'urukundo. Niyo mpamvu n'uwankomokaho n'uwo ari we wese namwigisha urukundo, kuko ibintu twakorewe ni bibi cyane, nta wundi umuntu yabyifuriza. Ntabwo umuntu yazifuza ko bizagaruka mu gihugu cyacu. Nabifuriza urukundo, ko bazagira urukundo, bagakundana, kuko n'abana babishe ntabyo bari bazi. Ntekereza ko bitazongera no kubaho. Nifuza yuko mu gihugu cyacu hakongera hakaba urukundo nk'uko umugumbu na ruhare ugakomeza rukogera. Ababyeyi bagifite ingengabitekerezo ya Jenoside, mu buhamya bamemuye mu gihe cyo kwibuka, kumva ijambo ribi ryaturutse mu rugurunuru. Ababyeyi bagihembera ingengabitekerezo, gira icyo babwira?
icyo nababwira ngewe nabaha inama ni ugukomeza kubigisha, tugakomeza tukabigisha nk'igihugu cyacu kuko turi mu gihugu cyiza, leta y'ubumwe. bo rero barasabwa iki? Barasabwa guhinduka imitima mibi ikabavamo niba bishoboka, bagahinduka kugira ngo barage abana babo igihugu cyiza cy'umunezero kitazongera kugarukamo jenoside.